Nanone reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu. Bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri uyu muyoboro mugari ukuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya turebere hamwe izi breaking news dore ko ari amakuru aba agezweho, ya makuru aba yagizwe ibanga, ya makuru y'ingenzi utapfa gusanga ahandi aho ariho hose, usibye twebwe tubasha kuba twayatuhuza tukabasha kuyakugezaho mu ba mbere. Nta kintu usabwa rero ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe aho hepfo muri comment, buri gihe tukazajya tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Rero reka twihuse cyane tutagutindiye tukugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yakibandaho, dore ko amakuru yo ari menshi cyane kandi yihutirwa mu buryo butunguranye, ari nacyo natwe gitumye duhita tuza muri studio igitaraganya kugira ngo tuyakugezeho. Reka duhere ku iyi nkuru ivuga ko nyuma y'uko habaye umwivuringatanyo yo kuba insengero zabasha kuba zafungwa, kugeza ubu hagaragaye amakuru meza avuga ko insengero zigiye kuba zafungurwa ku mugaragaro bigizemo uruhare na nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame. Aya makuru rero agaragaye nyuma y'uko habashe kuba hafungwa insengero hafi ya zose mu gihugu cy'u Rwanda, kugeza ubu ngubu zikaba zari zigifunze, ariko hakaba hagiye kuba hafungurwa zimwe na zimwe ndetse zigashirirwaho n'imisoro mu buryo butandukanye. Ndetse turaza kuba twakwerekeza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye, aho hari kuvugwa ikatirwa ry'urupfu ry'umusore wabashe kuba yarasa umunyeshuri, kugeza ubu ngubu akaba agiye kuba yamanikwa. Turaza kugusesengurira akantu ku kandi, impamvu nyamukuru yatumye arasa uyu munyeshuri ndetse n'impamvu urukiko rwabashe kuba rwamukatira igifungo cyo kumanikwa akabasha kuba yakicwa, kigeretseho n'igihano cy'imyaka igera ku 10 akoreshwa imirimo y'agahato. Ndetse turaza kuba twanyarukira mu gihugu cya Uganda tukubwire ko nyuma y'uko Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa kiriya gihugu cya Uganda, nyuma y'uko abonye ko hari abanyeshuri benshi bakigaragara bakijya ku ishuri bambaye ibirenge, yabashe kuba yashishikariza bamwe mu babyeyi ndetse n'abarezi mu guhatira cyangwa se gukumbuza abana babo kwambara inkweto za rugabire zisanzwe zikorwa mu mapini ashaje y'imodoka, kugira ngo babashe kuba bakirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse n'izifata munsi y'ibirenge. Ibi rero uyu Yoweri Kaguta Museveni yabivuze nyuma y'uko yari arimo kugeza ijambo ku banegihugu, arimo kubahereza impanuro zigiye zitandukanye. Turaza kwerekeza hariya muri Malawi, aho harimo kuvugwa inkuru naho zigiye zitandukanye. Nyemerera turamburire hamwe aya makuru ndetse n'andi yose, duhere hano rero mu gihugu cy'u Rwanda aharimo kuvugwa ifungurwa ry'insengero. Ni nyuma y'uko hagaragaye insengero nyinshi cyane ndetse n'ubuvumo bugiye butandukanye byabashe kuba byafungwa bigizwemo uruhare na polisi, aho kugeza ubu ngubu habaruwe insengero nyinshi cyane zabashe kuba zafungwa ndetse izigera kuri 362 zikabasha kuba zasenwa nk'uko byanzuwe n'ikigo gishinzwe ubuzima RGB, kugira ngo hubahirizwe kuba baba ahantu hasukuye ndetse ko hasanzwe ko hari insengero zitujuje ibisabwa, nk'izidafite ubwiherero ndetse n'izidafite ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amasound proof, kugira ngo urusaku rutabasha kuba rwasakara mu baturage, dore ko hari izo byasanzwe ko zituye rwagati mu baturage, ndetse ko bagomba kuba bafite za kizimyamwoto ndetse bakaba bafite amapariki ahagije ku buryo hataba akavuyo. Hagomba kuba hariho ubusitani mu gihe habaye impanuka cyangwa se haje kuba haba inkongi y'umuriro, ku buryo abakirisitu babona aho baba bahungiye cyangwa se aho baba gufatira umwuka wa oxygene. Kugeza ubu rero amakuru meza ni uko
Perezida Paul Kagame yafashe umwanzuro wo kuba yafungura insengero ariko ngo hagashirwaho amadolari cyangwa se amafaranga agomba kuba yasoreshwa izi nsengero ngo mu rwego rwo kugira ngo nazo zigire ikintu kigaragara cyo zakora nk'uko byagaragajwe. Hagaragaye ko hari insengero zimwe na zimwe usanga nta kintu na kimwe zikora usibye guhaza ibifu by'abapasitoro ndetse no gukomeza kugenda kumunga abaturage muri rusange, aho zimwe mu nyigisho zitangirwamo usanga zitajyanye n'icyerekezo cy'igihugu kirimo kugeza ubu ngubu. Ibintu byakomeje kugenda biteza isereri cyangwa se biteza umwuka mubi hagati y'abanyamadini ndetse n'abayobozi, aho abapasitoro bamwe na bamwe ndetse n'abakuru b'amatorero bagiye bavuga ko kugeza ubu babashe kuba babafata ku nda, aho bamwe barimo kurira ayo kwarika ko batagishobora kuba bajya mu murima ngo babashe kuba bakora uturimo tugiye dutandukanye, aho bari basanzwe batunzwe n'aya madini. Ibintu perezida avuga ko ari ubujura bitagakwiye kuba byabaho, kuba wayobora idini nta kandi kazi ugira. Rero reka twerekeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ku itariki ya 18 Nzeri haje kuba hagaragara umurwanyi cyangwa se inyeshyamba ya Wazalendo isanzwe ikorana bya hafi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu rero umwe mu bawazalendo yaje kuba yagaragara ku mafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amavideo arimo kurasa umunyeshuri abasha kuhasiga ubuzima ndetse n'abandi babiri babasha kuba bakomereka. Byaje rero kugaragara ko agomba kuba yakatirwa igihano cyo gupfa, ni nyuma y'uko afunzwe akabasha kuba yakegerezwa imbere y'ubutabera ndetse icyaha kikabasha kumuhama. Urukiko rero rwahise rumukatira igihano cyo gupfa kigeretseho n'imyaka 10 agomba kuba yamara muri gereza arimo gukora imirimo y'agahato, dore ko iyi mirimo y'agahato ari nk'imirimo nsimburagifungo, ariko iki gihano cy'urupfu nacyo kikagomba kubahirizwa, akagomba kuba agomba kuzamanikwa nyuma y'iyo myaka 10 amaze kuba yakora iyi mirimo, dore ko yambashe kuba yacibwa n'amafaranga kugira ngo abe impozamarira y'iyi miryango yabuze uyu mwana yabashe kuba yaraswa. Iri tsinda rero cyangwa se uyu mutwe w'abawazalendo wakunze kumvikanaho ibikorwa bibi bigiye bitandukanye, aho bagenda bahohotera abantu ndetse bakabasha kuba babacucura utwabo. Mbibutse ko uyu mutwe hamwe n'indi yose isanzwe ikorana na leta ya kiriya gihugu cya Kongo, harimo ngiyi Mai Mai Nyatura, FDLR ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zigenda zifatanya n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu kugira ngo zibashe kureba ko zarwanya uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda uba agaterera nzamba, ugakomeza kugenda uzonga bikomeye izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, aho usanga uyu mutwe ukomeza kugenda ucakizamo benshi cyane nk'imirwano imaze iminsi iri kuba. Byagaragaye ko iyi M23 ifite ubudahangarwa ndetse n'ubunararibonye, aho yakomeje kugenda yica abasirikari bakomeye, aho yagiye yisasira abajenerali ndetse ikabasha kuba yahanura drone zigiye zitandukanye, dore ko izi drone zimwe nka Sway ya 25 ndetse na Sway ya 52 zagiye zihanurwa n'iki gisirikari cya M23, dore ko ubu ngubu Kongo yabashe kuba yazana izindi drone ngo zifite ubudahangarwa noneho bwo kuba zitapfa kuraswa. Ibintu M23 yavuze ko ibi ngibi byaba ari nk'iterabwoba, aho M23 yahise itangaza ko huko igiye kuba yabamenaho igitero cyangwa se kuba yabagabaho igitero gikomeye cyane, aho ishaka kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi utarimo kumvikana rumwe na iyi M23 abashe kuba yahabwa isomo ndetse abashe kuba yashira mu bikorwa amasezerano bagiranye mu bihe bigiye bitandukanye, aho Felix Antoine Tshisekedi we yavuze ko atagomba kuba yaganira na M23 ahubwo agomba kuba yaganira n'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bakemure ikibazo kiri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho yavuze ko ataganira na M23 kuko M23 ngo ari u Rwanda rwoherezayo abasirikari, ndetse ko yagiye ashinja uyu mutwe u Rwanda agenda avuga ko